ntabwo wabyizera. Wari uzwi inyama z'imbeba ziribwa? Nk'uko ubyumvishe ziraribwa kandi cyane. Mu Bushinwa imbeba zikomoka mu mashyamba zizwi nka bambo ziraribwa kandi ku kigero cyo hejuru. Isibye ko izi nyama z'izi mbeba ziribwa n'umugabo zigasiba undi, kuko ikiro kimwe cyazo kigura amadolari arenga 30. Ibi ni ibihumbi hafi 40 tuyabaze mu mafaranga y'u Rwanda. Mu Bushinwa ubu batangiye kuzorora mu ngo zabo, atari ukugira ngo bazazirye gusa, ahubwo kubera ko bibinjiriza amamiliyari menshi cyane iyo zikuze maze bakazigurisha. Ese wari uzi ko Vietnam ari kimwe mu bihugu bike byohereza amamiliyari menshi cyane y'ibikeri mu bihugu bigiye bitandukanye hirya no hino ku isi? Ubworozi bw'ibikeri bumaze kwaguka ku kigero cyo hejuru kijya kungana gato nk'ubworozi bw'inkwavu. Ibikeri byoherezwa mu mahanga bitagiye koga mu mazi meza yaho, ahubwo bigiye kwidumbaguza mu mavuta n'ibitunguru byiza byateguriwe. Mu kurya inyama z'ibikeri bisaba ubwitonzi bwinshi cyane, kuko ushobora no kwica intoki kubera uburyohe bwinshi bwazo. None ni gute imbeba n'ibikeri byitabwaho guhera bivutse bigakura bikazavamo inyama nziza y'umutuku iryoshye bingana gutya? Izi nyama se zo zitekwa gute? Mu gusobanukirwa ibi byose, icyo usabwa ni ukureba video yose ukayirangiza, kandi nimba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, ugakanda subscribe, ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa byinshi bizengurutse uyu mubumbe dutuye. Ndi Aime Christian, ikaze. Ibikeri kubyorora bisaba kubyitaho, ukagenzura imikurire yabyo, ukabirinda ubucucike, kandi bikaba mu mazi meza cyane asukuye mu kubirinda amabakiteri. Mu kongera intungamubiri mu nyama zizava muri ibi bikeri, mu mikurire yabyo bigaburirwa ifu y'amafi, ifu ya soya, ibinyampeke n'ibindi byinshi bikungahaye ku mavitamine atandukanye kandi bikoze ku buryo bireremba hejuru y'amazi kugira ngo byorohere igikeri cy'ikigabo n'ikigore kubigeraho. Kandi ibi bikeri birya ingano runaka y'ibiribwa bitewe n'igihe bimaze cyangwa uko bingana. Iyo ibi bikeri bimaze gukura, umworozi wabyo abijyamo hagati maze akabifata akabishyira mu gafuka. Agafuka kaba gakoze ku buryo kajyamo ibiro hagati ya 25 na 30 by'ibi bikeri. Muri Vietnam ibi bikeri ibyinshi bikomereza ahitwa na Sam Seafood. Urwo ni rumwe mu nganda ziri Vietnam zitunganya ndetse zikanohereza inyama z'ibikeri mu bihugu byinshi bigiye bitandukanye ku isi, cyane ko rufite abakozi b'abahanga mu kubibaga ndetse banakoresha uburyo bwiza bugezweho. Kubw'iyo mpamvu ibiribwa byabo biba bitekanye kandi bifite ireme. Aba icyo baba bashaka ku gikeri ni amaguru yacyo, kuko uburyohe n'impumuro nziza y'inyama z'ibikeri, cyane cyane amaguru yabyo, bituma resitora n'amaduka y'ibiribwa mu bihugu hafi ya byose by'isi bihora bitumiza izi nyama muri iyi kompanyi, kuko zihita zishira ako kanya zikihagera. Na Sam Seafood bamaze kubaka izina mu kugira amaguru y'ibikeri agera mu maresitora maze agakora ibitangaza, ndetse banahindutse abafatanyabikorwa bizewe kubo babyoherezaho. Wowe ukurikiye kino kiganiro, ese wari wafata amafunguro ariho inyama nziza ziryoshye gutya? Nugerageza kuyafata ari ubwa mbere maze ukayafatira muri resitora, uzitonde cyane, kuko amafaranga yawe ashobora kuhashirira yose. Gusa inyama y'igikeri nubwo iryoha, ndetse abayireba bakanavuga yuko iryoha kuruta iy'inkoko, iyi nyama iyo igeze imbere y'inyama y'imbeba izwi nka bambo ihinduka ibishyimbo mu bindi. Bambo ni imbeba ziba zifite uburebure buri hagati ya santimetero 25 ndetse na 35. Ziba zifite umurizo ureshya na santimetero 7 kugera kuri santimetero 12. Zigakunda kugira ibiro biri hagati ya 3 ndetse na 7. Zikaba zikunze kubana ziri hagati ya 3 ndetse na 5, zifite ikigabo kimwe kandi ari nacyo kiyobozi muri zo. Inshuro nyinshi ziba ziri gucukura, ibi zikabikora cyane cyane ari nijoro ziri gushaka icyo zirya. Izi mbeba ntabwo zihanganira ubukonje bwinshi, cyane cyane buri munsi ya degree Celsius 12, kuko niziba zikibasha kurya, ndetse nyinshi zihita zihapfira. Aborozi bazororera mu tuzu duto kandi dufite inkuta zikomeye, kandi tugabanya urumuri ku manywa kuko izi mbeba zidakunda urumuri. Ako kazu kandi kaba kagomba kuba gasukuye kandi gashyushye, ikirenzeho kari ahantu hatuje cyane kandi hari ubushyuhe buringaniye butari bwinshi ariko nanone hadakonje. Imbeba za bambo ntoya zikivuka zifungura amaso byibura nyuma y'ibyumweru 2, bigatangira kurya. Amezi 3 abahagije kugira ngo zibe zimaze gukura. Iyo zimaze gukura ziba zifite ibiro birenga 2, ndetse icyo gihe ziba zanagurishwa.
Yizi imbeba zigiye gutekwa zipfurwa ubwoya ndetse zikavanwaho bimwe mu bice byo mu nda, ahasigaye ukayiteka uko ubishaka, cyane ko itekwa mu buryo bwinshi bitewe n'ugiye kuyiteka ndetse n'ubumenyi afite mu guteka. Birumvikana nk'ibiteye ubwoba, ariko ugeze imbere y'iyi nyama y'imbeba wakumva ufite ubushake bwinshi bwo kumva ushaka kuyirya ku giciro cyose bagusaba. Itegereze neza uburyo bateka izo nyama, utubwire uko wabyitwaramo uyigeze imbere itetse neza gutya. Wongere uyirebe neza, utubwire nimba naho wayiriye uzi ko ariyo rukwavu. Byose bitubwirire muri comment. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro mugari w'ibyegeranyo, icyo usabwa ni ugukanda subscribe, ugafungura inzogera, ugakomeza gusobanukirwa byinshi bitungura abatari bake kuri uyu mubumbe dutuye. Njye nitwa Aime Christian, naho ubutaha.